umwanzuro n'amaze gufatwa bigaragara ko bazanye imashini batazi umubare w'abanyeshuri bazazifata iyo urumva ni weakness bafite kuzana amashini gutangira gutanga batazi ngo bazaziha abandi umubare wabo. Wiga nawe mu mwaka usoza? Ni mu mwaka usoza. Icyo ni icyanzu ikindi. Uyu nguyu telefone iramucikanye, yiga mu mwaka usoza ariko urumva ko n'imijwi rye ririmo ikinika. Ubanza abantu biga mu mwaka usoza bari bakeneye izi mudasobwa nyakubahwa Kabaganda. Ati umuvugizi ibintu arimo kutubwira ndumva nta kintu bidufasha twebwe, ati anyihanganire, ndamwihanganira kuko ni ibintu menyereye kwihanganira aho tuba tuganira niyo bavuze ibyo tutemeranya mu buryo babivuze mu bwo ari bwo bwose. Ni kimwe mu bintu umuvugizi aba agomba kuba yaratoye cyangwa yaratojwe. Ndagira ngo nsobanure, ushize nigeze kuvuga akazi k'umuvugizi uko gateye. Ntabwo jyewe nshinzwe kuvuga ibifasha abanyeshuri, nshinzwe gusobanurira abanyeshuri ibiba byavuzwe, imyanzuro iba yafashwe. Buriya ikintu cyatumye nza hano kuri radiyo ni ukugira ngo ibyo minisitiri nyakubahwa Irere Claudette yavuze, ibyo yasobanuye hamwe n'abandi bayobozi harimo n'umuyobozi wungirije wa kaminuza, ibyo basobanuye n'abatabyumvise batari bari hariya muri iriya sare bagira amahirwe yo kubyumva binyuze kuri radiyo. Ntabwo ibyo basobanuye bariya abayobozi niba yumvishije bitamufashije, ntabwo jyewe hano nshobora kunyuranya nabyo ngo mubwire ibyamufasha, ubwo naba ndimo kubeshya. Ntabwo rero namubeshya. Ikiganiro kiba gifite inshingano yo gukora clarification, ndetse kubera ko namaze kumva neza umurongo watanzwe, ibisobanuro byatanzwe na minisitiri na Dr. Raymond ndetse na Principal Joseph Nkurunziza ndetse na Bwana Rurangwa Wilson wa BRD, ibyo ngibyo byose kubera ko byose byari bifite ahantu bihuriye, umwe yavuga amagambo undi akamugambo, ariko byari ibisobanuro, gusobanura inguzanyo n'iki, gusobanura ibizira ibyemewe n'ibitemewe, gusobanura imvo n'imvano ya gahunda yo gutanga za mudasobwa. Nanjye iyo nje hano mbaye noneho umuvugizi ariko wo kongera gusubiramo bariya ibyo bavuze. Ibyo bavuze ariko kiba gikomeye muri byo ni icyo basorejeho, kuko bitangira ari ibiganiro bishobora gutuma bigera ku musozo hari ibyahindutse bitandukanye n'ibyavuzwe mu itangiriro. Kandi uko bashoje nabisobanuye, uko minisitiri nyakubahwa Irere Claudette yavuze ndetse n'ibisobanuro Dr. Raymond Ndikumana yatanze nabisobanuye. Minisitiri Irere Claudette yavuze ati nyuma yo kubasobanurira impamvu y'ibyemezo twafashe, nyuma yo kubasobanurira impamvu ishingiro y'ibyemezo twafashe bifite ingaruka ku barimo gusoza, na nyuma yo kumva ibisobanuro byanyu byatinze ku kuntu muzikeneye nubwo byagenze gutyo, nubwo natwe twari twababwiye biriya, tugiye kongera tubitekerezeho. Kandi kubitekerezaho aravuga ati ntago mbijeje ko tugiye kubihindura, ariko mbijeje ko tugiye kubiganiraho kandi umwanzuro muzawuhabwa vuba. Noneho igisobanuro cya Dr. Ndikumana yavuze ati umwanzuro uko uzaba umeze kose, mwebwe finalist banyeshuri bacu mwahabwa laptops, mutazihabwa, twebwe nka kaminuza tubijeje ko tuzakora ibishoboka kugira ngo mubaye mutazihawe
bitazabagiraho ingaruka bigatuma mudasoza neza amasomo yanyu. Ibyo nibyo bisobanuro batanze nyuma y'ibiganiro, uko niko bashoje, niyo myanzuro niko banzuye nyuma y'ibiganiro abanyeshuri bagiranye n'ubuyobozi. Rero ibyo ngibyo yumve ko byamufasha, kuko biramufasha kudatakaza icyizere ko atazabona mudasobwa. Icyo ni kimwe, birashoboka ko azayibona. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, birashoboka ko abaye atanayihawe yabona ubundi bufasha bumufasha kugira ngo ibyo yenda kuyikoresha azabigereho nk'uko Dr. Ndikumana yavuze. Icya gatatu, yumve ko jyewe ibyo mubwiye bimufashije kugira icyizere, twizerane twese ko nta kibazo bazagira mu gusoza amasomo. Halo, reka twumve n'uyu. Wiriwe neza? Ndetse tuvugana? Gad, uradukurikiye kuri radiyo? Ndabakurikiye. Ibyo umuvugizi yari amaze kuvuga nari maze kubyumva. Yego. Ndamushimiye cyane. Gusa twebwe nk'ikintu twasaba nk'abanyeshuri ni uko wenda gahunda y'igikorwa runaka muri university itazajya kiba, ariko harakozwe inyigo yacyo n'ukuntu kizagenda ijana ku ijana, atari ukugitangiza ngo byagezamo hagati hakaza n'ibindi bintu bitunguranye. Nk'abanyeshuri bigisha umurongo cyangwa se tukabona ko university yacu nta murongo ifite cyangwa se nta organization, nta gahunda zifatika ibiti uko tubifata, kandi ntabwo bari byiza kigaragara. Urakoze cyane, icyifuzo cyumvikanye. Uyu nawe yohereje ubutumwa, yitwa Eliel, ati mutubarize ikibazo cya student card, tugiye kumara umwaka tutarazibona, ndetse no ku ngengabihe y'umwaka wa 2024 ukuntu batanze ikiruhuko cy'amezi agera kuri 7 kandi nta kibazo kizwi gihari. Arakoze. Ahereye ngo nta karita y'ishuri bafite, wari ikiruhuko cy'amezi 7. Ikibazo cy'amakarita y'ishuri nagikurikiranye, nasanze ariko akundi ushinzwe kuzitanga kubera afite isoko rya kaminuza ryo kugira ngo yemprime bitarakorwa. Naganiriye n'abayobozi b'abanyeshuri kuko ni ikibazo bamaze iminsi bavuga. Nasanze ibisobanuro barabifite, data barazikusanyije, amafoto, imyirondoro, hasigaye kuzemprima. Nicyo gisigaye. Impamvu buriya biba bitanasakuza cyane nk'ibindi nuko abanyeshuri bazi impamvu byadindiye. Ibisobanuro barabifite, ntabwo ibisobanuro rero, ibisobanuro byitwa explanation. Ntabwo ibisobanuro biba bitandukanye na justification. Justification biba bivuze ibisobanuro bidafite ikibazo, byumvikana, bifite ireme. Gutinda nta justification. Gutinda rwose ntabwo ari byiza. Ibyo ndemeranya n'abanyeshuri kuko zitangirwa impamvu kubera ko zikenewe gukoreshwa. Iyo zirimo gutinda, barimo gutinda kuzihabwa, rero ubwo ngubwo nubwo ibisobanuro byatumye zitinda biba bihari, ariko nta justification ibihari, kuko ubijustifyinze waba uvuze ngo ntacyo bitwaye. Twemeranye rero ko gutinda kwazo bidakwiye, ariko nkurikije ibisobanuro nahawe, barimo gukora ibishoboka kugira ngo student cards ziboneke vuba bishoboka. Icya kabiri cyari ngo mwatanze ikiruhuko cy'amezi 7. Ikiruhuko cy'amezi 7 mu by'ukuri abanyeshuri nabonye barimo kubivuga kuri Twitter, babivuga, nkongera nkajya kuri kalenda nkareba, ariko ikiruhuko cy'amezi 7 nkagishaka kikabura. Kalenda, academic kalenda ya 2023 izasoza mu kwezi kwa gatandatu, itariki 30. Academic kalenda ya 2024 izatangira mu ntangiriro z'uko itariki ya 1 cyangwa ya 2 gutyo. Ikiruhuko kigaragara kitagibwaho impaka ni ukwezi kwa 7 n'ukwa 8. Abanyeshuri bakomeza kuvuga ko
bo ngo amezi 7 barimo kuyakura ko ntahazi ariko hari ibindi byo numvishije wenda bavuga batari ko nubwo bitari hariya mvuga ngo academic izarangira mu kwezi kwa gatandatu ya 2023 mu mpera z'ukwa gatandatu ya 2024 itangire mu ntangiriro z'ukwa 9 bikaba ari amezi 2 gusa ariko birazwi ko hari abazarasoza mbere birumvikana ko ntabwo amasomo yose asorezwa rimwe muri college zitandukanye mu program atandukanye ariko mu kiganiro ejo Dr. Raymond Kumana Deputy Vice Chancellor yagiranye na Radio DC ejo yarabisobanuye neza cyane ati ibintu izo mpungenge z'uko hari abazaruhuka igihe cy'umurengera nibazishire kuko niba byarigeze biba ubu ngubu siko bizamera kuko mu ireme ry'uburezi tuzirikana cyane ko hari igihe kitagibwa hasi cy'umunyeshuri aba agomba kumara yiga rero nubwo n'ubundi ariko ikindi yavuze ati kuvuga ko academic izasoza itariki 30 ntibivuze ko ari munsi wa nyuma w'amasomo ubwo bidakunze rero byadindije iyo gahunda bituma gushakisha ubundi buryo andi mikoro bifata igihe haziramo covid nyakubahwa minisitiri yabisobanuye nayo covid amashuri arafungwa ariko buriya gufungwa kw'amashuri nk'uko yabivuze byanagendanye nuko n'amikoro nayo noneho ahita abera kimwe makeya ibyo ngibyo byose rero nibyo bikubiyemo ibisobanuro by'impamvu habayeho gutinda hakaba hari n'abari muri final ya mu mwaka wa nyuma w'amasomo yabo bari batarazihabwa ntabwo rero byakongera kumera gutyo kubera ko igihe cyose hazaba hakiri gahunda yo gutanga inguzanyo ya mudasobwa ntabwo byakongera gufata imyaka 3 birumvikana ni icyizere cyiza mukomeje kuri positivo ubiziri kuza ubuziranenge bwazo muzibwizeye gute ntabwo ndi expert mu bigendanye na mudasobwa mu bigendanye na IT ariko nkurikije abamaze kuzihabwa Lenovo n'ubundi karite yazo irazwi positivo byanatewe nuko zari nashya ntabwo nta mateka yari ahari hano y'abazikoresheje uburyo ziramba uburyo zipfa uburyo zikorwa iyo zapfuye cyangwa se na tekinoloji yazo nta byari bihari ibya Lenovo rero byo ni ibintu bisanzwe birazwi nanjye ubwanjye niyo nkoresha i7 imeze nka zimwe z'abanyeshuri barimo guhabwa nta kibazo ndagirana nayo na kimwe ntibivuze ko laptop iyo ariyo yose yagira ikibazo Halo wiriwe neza zamura ijwi yegera telefone tuvugane muri kuvugana na Fabrice umunyeshuri nawe mu mwaka wa Fabrice nagana hehe niga hano Gisagara iyo warahuye campus yego igitekerezo cyangwa ikibazo cya mudasobwa ariko tukibaza nimba bagiye kubitekerezaho kandi igikorwa cyo gutanga amashuri bakizana mu cyumweru abo bafinaliste bandi baraba basigaye
bazabona umwanzuro ryari kugira ngo bagire amahitamo kuko iki nicyo gihe bari bakeneye imashini abenshi batagiye kuzikenera cyane kuko bageze nyine mu masomo ararangiye bageze mu gihe cyo gukora amaporoje no kujya mu masitaje. Yego birumvikana. Uyu nguyu ni ikibazo abashije ariko ngira ngo nimwakigarutseho kuko mwabahaye icyizere ko igitekerezo cyabo ngira ngo cyajyanwe kandi kizigwaho kuko uriya mwanzuro wafashwe ushobora gusubirwamo ngira ngo niko mwabisobanuye. Igishya numvishemo muri icyo kibazo cye nabisobanuye kuko ariko igishya numvishemo nuko umwanzuro tuwitege ryari nanjye ntabwo mbizi yemwe na minisitiri niyo mpamvu atigeze ababwira ati tuzawubaha ejo cyangwa ejo bundi kuko nawe ntafata umwanzuro wenyine awufatana n'abandi bayobozi mu nzego zibishinzwe. ngewe nkeka ko igisubizo kizaboneka vuba nubwo ntavuga ngo ni ejo kuwa gatanu cyangwa mvuge ngo ni kuwa mbere nanjye ndiwe nabavuga ni uwo mwanzuro ni muwuduhe vuba tugize amahirwe mufate ndetse gahunda yo kuzitanga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bitararangira n'undi uwo ari we wese yemwe n'abayobozi icyo nta nubwo ari ibintu byo nababwira nabo mfite icyizere ntashidikanya ko umwanzuro bazawufata vuba kuko nta n'ikindi bazaba bategereje kugira ngo bawufate kuko ibisobanuro babibonye ahubwo ibisigaye ni ukujya inama hagati y'abari bahari n'abari badahari hariya. Reka